w'Imana nindakumirwa, ariko ku mugoroba numva birahindutse biranze. Ariko reka mbabwire umugambi w'Imana nta kintu na kimwe cyawukumira, nubwo uhuramo n'intambara, ariko izo ntambara zikwinjiza mu mugambi w'Imana. Dusome ijambo ry'Imana muri Matayo, ntabwo ninda ndakoresha umwanya mutoya kuko gutera menshi siko kuyameza. Amen. Matayo 11:28. Ariko Imana ishimwe kuko yandemeye umunezero, indemera amahoro. Amen. Ndayishima. Haleluya. Satani yarazi yuko ariko yakozwe n'isoni. Imana yanjye ni Imana kandi izahora ari Imana ibihe byose. Matayo 11:28. Mwese abarushye n'abaremerewe. Ndumva abantu bagishakisha. Matayo ni igitabo cya mbere cy'isezerano rishya. Ni igitabo cya mbere isezerano rishya. Matayo 11:28. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Amen. Yesu angaha ku mutwe w'ijambo bavuga ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe, kuko ibintu byatumye Yesu aza muri iyi si yaje kuturuhura. Amen. Yesu yaje kuturuhura kuko mu isi twari turushye, mu isi twari tunaniwe. Yesu arangije asiga ubwiza n'icyubahiro kugira ngo azaruhure umwana w'umuntu. Ibyahishuwe ibice 5 ngo Yohana yerekwa igitabo ngo cyari gifatanishijwe ibimenyetso. Ngo Yohana abonye icyo gitabo ngo mu ijuru no mu isi habura umuntu wakibumbura. Ngo Yohana ararira kubera yuko yarabonye icyo gitabo kibuze uwo kukibumbura. Ariko mu gihe Yohana yariraga, guzwirira mu manu cyangwa ngo wirira Yohana, dore intare mu muryango wa Yuda aranesheje. Abumbuye icyo gitabo nubwo cyari gifatanishijwe ibimenyetso. Haleluya. Yesu umwami w'abami, isi itararemwa yariho. Haleluya. Isi itararemwa yariho. Yiyambura icyubahiro, yiyambura ubwiza, yiyambura gukomera, yambara kamero k'umwana w'umuntu kugira ngo aze kukuruhura, kugira ngo aze kunduhura. Yesu ashimwe ko muba yaruhuye, nanjye ndimo. Yesu ashimwe ko muba yaruhuye, nawe urimo. Kuba twishana uko twaruhuwe na Yesu. Amina. Yaririmbye indirimbo nziza, mbonye agira indirimbo zuzuye amavuta y'Imana kandi ziri mu byanditswe byera. Hari umwana umwe tweze kurimbana muri korari, yavuga ngo abantu bajye mu guhimba, bajye bavuga neza, atari igihe tuzaririmba umuntu ari afite ikindi kintu ari kuramya, kuko yihimbire gusa natwe turirimbe twumva no kuramya. Ariko avuga ngo birakwiye ko duhimba turi mu ijambo ry'Imana, indirimbo zacu zikaba ari ibyanditswe byera. Amen. Ashobora gukunda undi muntu akamuririmba muri gospel tukagira ngo ariko mbonye aririmba ibyanditswe byera. Aravuga ngo ku musaraba nahakuye indirimbo, ngo nagezeyo mpindurirwa umwambaro, ngo naharonse umuzingo wanjye, ngo kandi ngo nagezeyo ngo umutwaro uragwa. Haleluya. Yesu rero mu kintu gikomeye cyatumye asiga ubwiza n'icyubahiro, icyo nicyo cya mbere. Niyo mpamvu yabwiye abantu ubwo yari kumwe n'abigishwa be, akabona
abantu bafite ibintu bitandukanye. Yohana yari amaze kumutumaho, wigiye inyuma gato Yohana yari yamutumyeho. Amen. Ariko Yesu yaje avuga ngo njyewe icyanzanye. Haleluya. Yesu yaje kutubohora ingoyi z'icyaha, aza kudukura mu mwijima. Icyo nicyo kintu cyatumye yiyambura ubwiza n'icyubahiro. Ntabwo Yesu yaje ngo twicare ku ntebe zikomeye. Amen. Ntabwo Yesu yaje ngo twubake ingo zikomeye, ariko mu kumwemerera kuturuhura iyo mitwaro ajya dukoreramo n'ibindi bidukwiriye. Haleluya. Akamenya neza yuko iyo ntebe y'icyubahiro ukwiye kuyicaraho kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Amen. Ariko ntabwo ariyo ntego nyamukuru yatumye Yesu asiga icyubahiro cye. Amen. Abarushye n'abaremerewe, akenshi kandi byose nibyo, twumva umuruho, tukumva ibibazo turimo, ingorane turimo, ubukode bwaturembeje, amadeni atwishe, ibyo nabyo nibyo. Ariko umuruho ukomeye ni wo kugendana icyaha. Umuruho ukomeye ni wo gutura mu cyaha. Uwo ni wo muruho urenze iyindi miruho yose muri iyi si. Yesu rero abyitegereje aravuga ngo ndagiye Data, niyambuye ubwiza n'icyubahiro, ngiye gukiza abantu banjye mbavane muri uyu muruho. Twari tubushywe, twari mu mwijima, twari mu ngoyi, twari imbata. Haleluya. Yesu abona yuko bikwiriye ngo aze tubohore. Amina. Abantu bajya bashima Imana akavuga ngo ndashima Imana ko yamagakiza ntagakwiriye. Wari ugakwiriye. Iyo utagakwiriye se Yesu ari kuza kugira ati none se akagoye gute utagakwiriye? Gute? Agakiza uzavuga ngo ndashima Imana yamagakiza ntagakwiriye, bishobora ko navutse nyijijwe. Navutse nyijijwe se? Oya, agakiza twari tugakeneye, twari tugakwiriye, twari tugakeneye ndetse birenze. Amena. Haleluya. Iyo uba utagakwiriye nanjye nkaba nagakwiriye, ubwo Yesu ntiyari kuza. Ko icyatumye aza, icyatumye apfa, muri byavuze ngo yazize ngewe, ntabuzwa n'iki kujya mukunda. Rero ujya ahubwo uvuga ngo ndashima Imana ko yamaye agakiza ngakeneye, ikakama narinduhiye mu isi, ikaneturura n'abaye imbata y'ikibi, ariko Yesu akangirira neza, akaba yarabambwe ku bwanjye, nanjye nkaba narabatuwe n'uko yagiye ku musaraba. Ibyanjye byose, imitwaro yanjye yose, intimba zanjye zose, niko Yesaya 59 yanditse, ahubwo intimba zanjye zose yazikoreye ku musaraba. Imibabaro yanjye yose iyo ari kumbaho Yesu yarayikoreye. Haleluya. Aho rero Yesu yavuze, yitegereza ko yaje, jambo yatubwira ngo yaje mube ntibamwemera. Yesu yaje avuga ati ariko yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhura. Amena. Arababwira ngo munyigireho. Amena. Nashatse kuvuga ku kuruhurwa n'Imana ko ariyo ntego nyamukuru yazanye Yesu. Ikindi ngira ngo mubwire muri iri terano turi buvugaho dusoza, nuko dukwiye kumwigiraho. Niko yavuze, avuze ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Haleluya. Aravuga ngo nimubigenza mutyo namwe muzabona uburuhukiro. Haleluya. Imana itugirire neza, kandi Imana yo mu ijuru igusure, umwuka w'Imana amanukire muri twe kugira ngo twumve icyo ijambo ritubwira. Haleluya. Dukwiye kumva ijambo, ijambo rikatubatura, ijambo rikaduhindura abo dukwiye kuba abanyakuri. Uza akaga gatumye itorero ry'Imana ritukwa mu banyamahanga, nuko mu madini no mu nsengero, kuko itorero ryo ni iry'Imana. Niyo mpamvu uvuze ngo itorero riratukwa kubera iki? Kuko
kuko mu madini no mu nsengero huzuyemo abantu bataruhuwe na Yesu, huzuyemo abantu batemeye guha Yesu imitwaro yabo, bamuhereza ngo atakira nawe abahereza amahoro ye. Haleluya, haleluya. Intambara zose dufite ziterwa nuko tutamwemereye ngo tumuhereze. Amen. Yesu ku musaraba yarambuye amaboko, yaravuga ngo mwese 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 nimuze. Amena. Cyari ikimenyetso cyo kuguhamagara, cyari ikimenyetso cyo kumamagara. Kandi nawe yarobanuye, yaravuze ngo mwese mwese ndabambwe, mbambe abari mu isi, mwese nimuze ndabahuza n'Imana Data. Niyo mpamvu umusaraba ufite igiti gihagaze n'igitambutse. Amena. Nimuze imitwaro yanyu muyime, nimurangiza musabane n'Imana Data. Imana ishimwe. Iyo niyo ntego nyamukuru yatumye Yesu, umwana w'intama w'Imana utarigeze gukora icyaha, yemera kuba icyaha. Yemera kuba icyaha kubera wowe, yemera kuba icyaha kubera njyewe. Haleluya. Kugira ngo uyu munsi uwamwemereye wese ngo yamuhaye kwitwa umwana, ngo kandi uko niko turi, kuko twamwemereye. Ariko niba ukigendana imitwaro yawe, niba ukigendana umuruho wawe, nakubwiye ngo imitwaro ikomeye iremereye ni imitwaro yo kuba mu cyaha, yo gutura mu cyaha, yo kugendera mu cyaha. Haleluya. Kandi Yesu yaraje kugira ngo akuruhure. Ariko ijambo riratubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, munyigireho. Haleluya. Nta handi dukwiye guhanga amaso, n'ahandi dukwiye kwigira, ni kuri Yesu. Ku cyumweru Nyamata narababwiye ngo Yesu yakoze umurimo we, ariko natwe afite umurimo yadusigiye. Amen. Sinzi impamvu ibi bitabo biriho biranyubaka, Matayo, Mariko, Luka, Yohana. Ibi bitabo biri kunyubaka kuko birimo ubuzima bwa Yesu Kristo. Haleluya. Burimo ubuzima bw'uko Yesu yagenze mu isi, bw'ibyo yahuye nabyo, ari we yavuze ngo munyigireho. Iyo wabyinjiyemo ugenda hari ibintu wigira kuri Kristo. Haleluya. Ibyo wibwiraga bigahinduka, ibyo warebaga bigahinduka, kuko Yesu afite ukuntu yagenze kandi asoza urugamba, asoza misiyo yari yaramumanuye, ayisoza neza. Uyu munsi yicaye iburyo bw'Imana Data. Haleluya. Niyo mpamvu navuze ngo Mana, duhe kukwigiraho Kristo, kugira ngo natwe tuzabashe gusoza urugendo amahoro, tuzicarane n'uwatubambiwe iburyo bwawe. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana yacu irahambaye, Imana yacu irakomeye. Iyo wemeye ukumva ijambo rikamanuka muri wowe, ijambo rijya rikuruhura. Iyo wemeye ukakira ijambo rijya rigukuraho imitwaro. Haleluya, haleluya. Ijambo uko umukristo ngo yaragiye, ngo ageze hasi hepfo y'umusaraba, ngo acyubura amaso urebye, akubise amaso Kristo wabambwe. Oh, haleluya. Ngo akiwureba, ngo umukristo yaragendanye urugendo rurerure, umutwaro wari umuremereye, kuko ava mu gihugu cy'iwabo rimbukiro. Ni umutwaro w'uko agiye kurimbuka yari afite, niko guhunga. Aravuga ngo reka mpunge niruke, reka mpunge mvangaho ndebe yuko uyu mutwaro ngendanye wamvaho. Ngo nuko arawugendana, agenda
bamuherekezaga mu rugendo, ariko ngo muri abo bose nta n'uwabashije kumuruhura umutwaro yari afite. Ariko ngo arasuke, ngo yikubite munsi y'umusaraba uhanze amaso, ngo ako kanya umutwaro uri ku bitugu ngo uhita umuva uratakara. ari waririmbye ngo ndashima umusaraba, ngo ndashima yumva, aravuga ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, ngo hano umutwaro wamvuye ku bitugu. Haleluya. Torero ry'Imana, bantu b'Imana dukeneye kwakira ubuntu bwa Kristo. Emera Yesu akuruhure, emera Yesu iyo mitwaro imuhereze, ibyakunaniye bimuhereze, kuko we na kamere ya muntu n'ubundi ntiwabishobora. Haleluya, haleluya. Ubusambanyi bwakunaniye uhereze Yesu, umubwire ngo Yesu dore uyu muntu mfite wakire, kuko njye urananiye simbasha kuwikuraho. Ababyeyi ntibawugukuraho, abo muririmbana ntibawukuvanaho. Haleluya. Ariko Yesu wenyine yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. Ikibazo amadini n'insengero cyuzuyemo izina ry'Imana rigatukwa, nuko tugendanye imitwaro, turirimbanye imitwaro, tuvuze ubutumwa n'imitwaro. Yesu Kristo, Yesu Kristo, duhanuranye imitwaro, kandi Yesu yaraje kuturuhura kugira ngo dukore ibyo byose twemye. Haleluya. Yesu, Yesu. Niyo mpamvu uzasanga duhora muri aba ntibakijijwe, aba barakijijwe, aba ntibakijijwe, kandi abo ngabo babatijwe mu mazi menshi, babatijwe mu mazi menshi, bamwe babimazemo imyaka myinshi, ariko wakwitegereza ugasanga umuntu yikoreye umutwaro uremereye. Amen. Dukwiye kugira ijambo rikatubatura. Amen. Guhanura ni byiza, kumva icyo Imana ivuga ni byiza, ariko uracyumva n'imitwaro ngo bizagende bite? Uracyumva n'imitwaro amaherezo azaba yahe? Ko amaherezo yawe azaba kurira no kuboroga no guhekenya amenyo, aho umuriro utazigera uzima. Haleluya. Kandi warahanuriwe, abantu bicaye ngo ubuse yavugana nanjye nacumuye, yavugana nawe kuko ni Imana y'urukundo. Amena. Ariko ibikubwira, ahubwo ikubwira ngo mwana wanjye dore ndakuzi, n'uwo mutwaro burya ndawuzi. Haleluya. Buriya nicyo Yesu yakoze abwira Petero ngo manuka ugende ku nyanja. Haleluya. Manuka ugende ku nyanja, ngo bari bafatiye umusoro. Aho ati ngaho manuka Petero, amutoranya mu zindi ntumwa zose. Aho ati Petero simbuka ugere ku nyanja. Yesu yarabizi ko yabitse agakoresho. Yesu yarabizi ko akibitse agakoresho yakoreshaga mu bupagani. Kwari ukugira ngo Yesu yaramubwiye indirectement kugira ngo amenye neza ko Yesu amuzi. Amen. Natwe hari igihe Yesu ajya avugana natwe akatubwira amagambo kugira ngo tumenye ko tuzi, ariko ugasanga ahubwo bya bindi atubwiye bitumye tugira confidence muri ya mitwaro yacu. Use ko naraye hano akaba bimbwiye, oya ntabwo icyo ari cyo kibazo, ahubwo tekereza ngo mbese ko Yesu yazanywe no kuvanaho imitwaro, ko Yesu yaje no kuturuhura. Haleluya. Ibyari bituremereye, ibyari bituruhije, ko imitwaro n'imiruho n'ibindi byose Yesu yaje ngo abidukureho. Utekereze ngo ariko uyu mutwaro ngendanye imyaka 5, izi nzangano ngendanye imyaka 10. Haleluya, haleluya, haleluya. Oya mwikirize, mwikirize. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana nirisubira ritakoze icyarizanye, rikugeraho, rikubera inkota ikubita igahinguranya. Kuko ijambo ni ukuri, ijambo niryiyoberanya, ijambo nirishashaza, ijambo rivuga ukuri kuzuye. Amena. Haleluya. Yesu abwira Petero ngo genda. Petero ahita yirukanka vuba abarobye ifi, ahise akuramo cya cyuma cye arayibaze, aragaruka ati dore rya kutambwiye Yesu uri gitangaza.
kandi Yesu ashaka kumwigisha ko akwiriye gushyira hasi n'icyo cyuma, kuko yaramubwiye ngo nkurikira nzakugira umurobyi w'abantu. Rero kukuroba kugira ngo Yesu agukoreshe icyuma, se yari kuzabaga abantu, yaragiye muri operasiyo. Haleluya. Yesu yamwigishaga ko akwiriye nacyo kugira gute, kugisiga, ariko Petero ntiyabimenya. Amena, Imana ishimwe cyane. Ariko Yesu kuri rya jambo ku murongo wa 29, aho Yesu yavuze ngo munyigireho, Yesu ntabwo yigeze ahutaza Petero. Ntabwo yamuhutaje, nubwo yari yamweretse ko ibintu byose abizi. Yesu abona nyine Petero nta kintu yibwiye, aravuga ati ntacyo, dukomeze tugende. Na Yuda Yesu yaramuzi, akavuga ati tugende, muze dukomeze tuvuge ivugabutumwa, tugende dukore ibirimo n'ibitangaza, tugende, kuko Yesu yashakaga kutwigisha. Hari ibintu byinshi byagiye bitambuka. Mujye mukunda gusoma ibi bitabo, kandi ni ibitabo bitarimo ibintu by'amayoberane, ni ibitabo birimo amagambo yumvikana, bituma umenya, ugasobanukirwa, bikaguha nawe kwisuzuma, kuko iri jambo nicyo ribereyeho. Ijambo ribereyeho kugira ngo waba uri mu iteraniro, waba uri wenyine handi uherereye, ijambo iri ribeho kugira ngo wowe urirebe, rimere nka yandorerwamo wiramo ukavuga uti ariko iruhande buriya bimeze bitera, ukareba aho byahengamye kubera ko urebye muri miruwari ugahengura. Niko n'ijambo rikwiye kutumerera, dukwiye kuryirebamo rikakubwira ati nyamara birenge byatannye, rebesha imbere, ukavuga uti nibyo. Haleluya. Kuko ijambo ribereyeho guhindura, ribereyeho kutugira abo dukwiye kubabo. Haleluya. Niba koko twaramenye tukatuza akanwa kacu ko Yesu ari umwami, ijambo rikwiye kuduhindura. Uko Yesu yagendaga akaba ariko tugenda, ibyo Yesu yabayemo natwe tubicamo, ndetse yabwabigishwa ngo mwebwe muzabona n'ibirenze ibi. Amen. Yesu yarababwiye ariko basezera, arababwira ati muzabona n'ibirenze ibi, ariko avuga ngo muhumure kuko nanesheje isi. Haleluya. Muzahura n'ibirushya birenze ibyo nahuye nabyo, ariko nimuba mu ijambo ryanjye rikaba muri mwe. Yohana 15. Haleluya. Nimuba mu ijambo ryanjye rikaba muri mwe, nanjye nkaba ndi muri mwebwe. Icyo muzashaka cyose nzagikora, kandi ibyo muzahura nabyo muhumure. Ukomeje muri Matayo Yohana 16, avuga ngo ibyo muzahura nabyo muhumure, nanesheje isi. Amena. Imana itugirire neza. Haleluya. Ukwiye guha Yesu ariyo mitwaro, ukwiye guha Yesu ibyo bikuruhije, kuko birahari. Hari bikuruhije, hari byakubereye umutwaro. Amena. Bitangira ubona byoroheje, ariko uko bigenda biba bigare. Haleluya. Kamere ijya ikura ikavamo icyaha. Amena. Itangira ari kamere, ukavuga uti kamere, ariko iyi kamere uko ukomeza kuyisasira no kuyigaburira igakura, ikabyibuha, yamara kubyibuha ikavamo icyaha. Icyaha nacyo kikabyara urupfu. Ariko muri aya masaha mu 5 ry'icyumweru, numva ijwi ry'Imana, ntiwinangire umutima. Haleluya. Niwumva ijwi ry'Imana, ntiwinangire umutima, ahubwo ubwire Yesu ngo Yesu ngwino muri nge, imitwaro yanjye wowe urayizi kurusha umuntu uwo ari we wese. Wowe urayizi, umubwire ngo iyi mitwaro ndashaka ko uyu munsi kuri iyi tariki nanjye uyinkuraho, nanjye uyimvanaho. Haleluya. Nkagenda ndimbohore, nkagenda mpamya gukomera kwawe, maze ibyo duhamya bikagira agaciro. Amena. Haleluya. Kuko ubutumwa tuvuga, kuririmba turirimba, ubuhanuzi abantu bahanura, iyerekwa n'isurirwa, byose bigira agaciro kubera ko ufite
ni nabwo bigira umusaruro. Amen. Ariko ikintu cyose uzakora wikoreye imitwaro cyose kizajya gihinduka imfabusa. Kandi uretse no kuruhira ubusa kudategereje ibihembo, no mu isi nta musaruro uzabibonamo. Haleluya. Niyo mpamvu Pawulo yavuze aravuga ngo ntimugatere waraza. Ari kubwira ngira ngo niba ari Timoteyo cyangwa arabiko no simbyibuka neza, aravuga ngo ntimugatere waraza kuko Imana itanegurizwa izuru. Haleluya. Imana itugire neza kandi Imana itwigishe. Mureke mitwaro uwo ngo uzi hari igihe umuntu aba yiyiziho ikintu yewe n'abandi bose nta nicyo bazi ariko ukaba ukizi. Kandi wabo umuntu yakora akavuga ati ndamuhamiriza n'Imana yo mu ijuru irabizi, ariko Imana ikavuga iti iturize. Arabizi kandi nanjye ndabizi, we nawe bakaba biziranyeho n'Imana kuko Imana ntihishwa, Imana ntabwo irebera inyuma, Imana ntabwo ijijishwa. Haleluya. Irabizi. Rero wowe n'Imana mubiziranyeho uyu munsi uyibwire ngo Mana rwose najyaga ndorongotana, none uyu mutwaro wanjye ufate. Ko Yesu yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Haleluya. Aracyateza ibiganza, aracyari ku ntebe y'imbabazi, ntabwo iteka riracibwa. Turacyafite amahirwe. Amen. Turacyafite amahirwe. Yesu aravuga ngo munyigireho. Bene da, igihe dusohoyemo n'igihe turimo mureke twigire kuri Yesu. Mureke twigire kuri Yesu. Amen. Yesu yagendanye n'abigishwa be babana igihe kinini, ariko abigishwa bataramusobanukirwa. Abigishwa bakwikubita mu nyanja muraza ati yaho turapfuye Yesu turapfuye, kandi Yesu ari kubona ubuzima imbere yabo. Kabwa atari ko mwabizera gakemwe nzagezayo kugendana namwe. Amen. Haleluya. Yesu yuzuye ubugwaneza. Amasaha tugendanye hari indirimbo korari ivuga ngo numugwaneza Yesu yambabariye ibyaha byanjye. Haleluya. Ngo numugwaneza Yesu, ngo icyama nkaba nkawe akama ineza ye. Haleluya. Yesu yari yuzuye ineza, Yesu yari yuzuye ubuntu, Yesu yari yuzuye imbabazi. Amen. Ngo igihe kimwe abafarisayo bafashe umugore wari uriho asambana, baramufata baramumushyira bati Yesu uyu mugore tumufasha asambana. Ntibamubeshyeraga ko ari ukuri. Nyango bari bavuga ati ubu Yesu uyu mugore agiye kumwandagaza, amwandagaze isi yose bimenye. Ariko Yesu mu bugwaneza bwe ntabwo yabonaga Mariya nk'inda ya ruharwa, ahubwo yamubonagamo muzabana nawe mu gihe cy'umusaraba, ndetse no mu rupfu rwe akajya ajya kumusiga imibavu. Haleluya. Yesu amubonera aho hantu, Yesu arabwira ati mwibeshye mu mutima. Yesu icyo namukundiraga nta magambo menshi, muri rwa rukundo rwe, muri za mbabazi ze, muri bwa bugwaneza bwe, muri kwa kureba harenze abandi babona. Aravuga ngo ndakubabariye, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Dore uko dukwiriye kwigira kuri Yesu tukagira ubugwaneza n'ineza. Haleluya. Ntabwo Yesu yaje guca iteka, Yesu yaje gutarura intama zari zarazimiye. Yesu ashimwe. Yesu yaje gukura abantu mu mwijima, yaje kubavana mu bubata bw'icyaha. Ntabwo ari Yesu yaje kubaciraho iteka. Amen. Abafarisayo bahoraga bamutega, ariko bakirengagiza yuko Yesu afite ubutumwa bukomeye bwamuzanye mu isi. Ntabwo Yesu yari yaje kwirwa hanganye n'abafarisayo n'abatambyi bakuru. Niyo mpamvu yabihoreraga. Haleluya. Bari mu butambyi ariko nta mbabazi bafite, nta mpuhwe bafite, nta rukundo rubuzuye. Haleluya. Ngo baryaga ingo z'abapfakazi, ngo bagaca imanza zitabera. Yesu akabwira ati ibyo byanyu naje kumaraho iyo mirimo yanyu. Ariyo mpamvu ngo n'igihe kimwe Zakayo umukoresha w'ikoro yumvishe ko akwiriye nawe, yumvaga amakuru, akumva amakuru ya Yesu, akumva arabata ariko nanjye kuyu mugabo
nzamurebe. Ngo yumvisha ahantu agiye gutambuka, warabateka nikubite mu giti nanjye murebe. Yesu ngo hageze, haleluya, 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 haleluya. Yesu ngo hageze, nta muntu wari wabonye Zakayo, nta nubwo Zakayo yavugije ifirimi ngo amenye ko ari mu giti, ariko ngo Yesu ahageze ngo ahita yubura umutwe, aba ngo Zakayo, haleluya, ururuka kuko uyu munsi ndariri wawe. Abafarisayo atari ko igitangaza kibaho. Uyu mugabo yaba umuhanuzi, iyo yaba umwana w'Imana, yari kumenya ko yari ruharwa, yariye imisoro, yarayingereje, yamaze abantu amasambu yabo, yanyaze benshi, aratinyutse ngo araririwe. Ariko Yesu, haleluya, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje. Yesu arabihorera, avuga ati kuko nawe uri umwana wa Abrahamu, haleluya. Yesu ntabwo afite gahunda yo kugira umuntu atakaza, haleluya. Nje nawe n'abandi bazamwizera bazahabwa ubugingo. Rero ntabwo dukwiye guca iteka, ahubwo twige kugira umugwaneza, twige kwihangana, haleluya. Yesu yaranzwe no kwihangana kugira ngo asohoze ubutumwa yari yaramanuwe mu ijuru no kugira ngo akore. Amen. Twigire kuri Yesu, amen. Twigire kuri Yesu, umwigireho. Ujye muri Matayo umwigireho, ujye muri Luka umwigireho, haleluya. Ugende urebe, haleluya, abiwabo i Galilaya batamwemera, umwigireho, amina. Umwigireho ariko Yesu byagenze gute i Galilaya batamwemeye? Yahise ahamagara umuriro ngo uve mu ijuru zuba twikubamareho. Si yari afite ubutware se wo guhita abwira Satubu aka kanya uyu mudugudu wose urangireho ntiwanyemeye? Ariko Yesu aravuga ati, ngo ahita avayo i Galilaya, ngo aragenda akomeza kujya kuvuga ubutumwa. Amen, haleluya, haleluya. Yesu yarebaga aharenze nonaha. Mureke twige kuba nka Yesu, tumwigireho, tujye turenza amaso ibiri nonaha, duterera amaso ibiri kure, haleluya. Tugire viziyo irenze gutya twizengurutseho, kuko uku twizengurutseho hirya y'uku nguku hari ibindi birenze ibyo twizengurukaho uyu munsi, haleluya. Yesu agufitemo umugambi, Yesu agufitemo umugambi ukomeye, uzabwiriza benshi. Ndimo ndasoza. Petero, intumwa ya Yesu bagiye ku igihe cyo kugira ngo baze bamufate, yarabwiye ati mwese ibyanjye bigiye kubahemuza kuko mu kanya gato mwese mwari munyanyagiye. Petero ati ngewe nawe nta n'umuntu wagukoraho, kandi nibinaba gutyo nge turinjana no mu rupfu. Yesu aramubwira ati Petero, turabubireba. Abasirikare bahikubite pyo ugutwi kugira ngo amwereke ko ari kumwe nawe. Yesu ati ba witonze, uru rugamba ntabwo ari urwo guca amatwi, haleluya. Petero mwabonye bigenze gutyo, avuga ati reka ngabanye uyu mugabo, ndabona atangiye kunesha agaciro imbere y'abaje kumufata, ndamurwanira yarangiza akiha guhita basubizaho ugutwi, reka ngabanye. Ariko muri rwa rukundo yakundaga Yesu, ngo Yesu akarengera Petero agahinguka, Yesu akarenga Petero agahinguka. Ati ndebe aho bamugejeje, ngo bamugeje mu gikari, bagerayo ngo nawe ngo ajya ngo hakurya, ngo akajya acungira iyo ngiyo. Barangije baramuvumbura, bati uyu muntu arasa nkabo, rega yagendanye nawe mu biterane se ntibamubonaga. Amen. Ngo arangije baramubwira ati wa mugabo we, abwira ati reka uwo muntu ntanugoze, ati nyamara nuko uvuga uravuga nkabo. Petero agize ate, yihakanye Yesu, arongera aramwihakanye, inkoko ibirabitse. Ngo Yesu ahita yubura amaso kugira ngo amubwire ati Petero, wabonye bimwe nakubwiye? Petero ngo nagahinda n'umubabaro n'ikimwaro, ngo ahita asohoka aho ngaho yitwikira umwenda agenda arira, haleluya. Ariko ijambo riratubwira ngo Yesu amaze kuzuka, ubwo yahuraga n'abigishwa bari bari kujya Emawusi, ngo bagendana nawe baza kumenya ko ari Yesu bitewe n'uko baganiriye, simbijyamo. Ngo arangije
mugende mumbwirire abigishwa ko tugomba guhurira i Yerusalemu, ngo ariko mumbwirire na Petero. Haleluya! Kuko Petero byari gushoboka ko yewe sinahahinguka n'ukuntu mwihakanya gatatu akanandeba nagende yibereho. Beneda, haracyari amahirwe. Haleluya! Petero Yesu yamutumyeho by'umwihariko aravuga ngo mumbwirire na Petero. Cyari ikimenyetso gikomeye kuko Yesu yabonaga Petero azaba apotre ukomeye, akamamaza ubutumwa bwiza, akubaka itorero. Ariyo mpamvu nyuma yamubwiye ngo kuri wowe. Rero ntabwo yagombaga kumuciraho iteka ngo mucyure ngo Petero unyihakane. Ariko Yesu aramwiyegereza. Yesu arangije aramubwira bari kumwe yenda kubasezera ati Petero urankunda? Ati ndagukunda. Ngo arongera bwa kabiri, Petero urankunda? Ati ndagukunda. Ubwa gatatu Petero ngo agira ikintu ku mutima, avuga ati subu agiye kuvuga ko namwihakanye ntarwo mukunda. Ariko ngo Yesu ubwa gatatu yagira ngo mukureho ya magambo yamwihakanye, kuko Yesu yarazi icyo Petero agiye kuzaba cyo. Haleluya! Twige kuba nka Yesu kugira ngo tudahutaza ba Petero bazaba umumaro mu gihe kizaza. Twige kuba nka Yesu kugira ngo hatagira abantu ducikirizamo umugambi Imana bafiteho. Haleluya! Twige kugira impuhwe, twige kwihangana, twige kugenda twiyoroheje, kuko Yesu yari umwana w'intama w'Imana ariko yicisha bugufi, yambara kamera k'umwana w'umuntu, none unasuzuguritse mu muryango wo hasi kugira ngo atwigishe uko dukwiriye kwitwara. Ndagusabira nanjye niko nisabira. Haleluya! Umwami wanjye ame kumwigiraho, nawe ugwe kumwigiraho. Haleluya! Kandi muri iri teraniro turashoje. Amina. Niba hari umutwaro wari uri kugendana, yewe nubwo wabatijwe, nubwo hari inshingano zitandukanye ufite, ukaba ufite umutwaro, ntabwo uwumbwira nta n'uwubwira, kuko Yesu yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange. Sanga Yesu. Haleluya! Haguruka mu mwanya we dusengane kugira ngo Yesu yongera kwakire n'uwo mutwaro, awugumane, aguhe amahoro, aguhe yewe imbabazi, nawe ugende umubwira abandi. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana ibambike imbaraga. Umutwaro wawe Yesu umuhereza uyu mwanya, mubwira ngo Yesu akira umutwaro